Twabaseme mbega hari bari gupfumura kugira ngo barebe ko amazi atayihirika. Ayonye sebeya Vati adwa amato ibintu moto kurabona itahezemo mama murinde Gala bari nisho mwibarizo Sirasi ntabwo atari yagize. Hano ho turacyari mu muhanda hameze neza. Reka nongere kuguha ikaze we wakoze subscribe kuri yawe TV kandi gushimira gukomeza gukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi kandi ndagusaba nawe utarakora subscribe kugira ngo ubashe gukora subscribe ujye ukurikirana amakuru yacu menshi agiye atandukanye. Gusa uyu munsi tubafitiye amakuru ajyanye n'ibiza cyangwa se amakuru ajyanye n'imvura iri kugwa mu gihugu muri ku kwezi cyangwa se muri uyu mwaka udasanzwe 2020 dore ko ari umwaka abantu benshi bagenda bibaza ibyawo niho harimo ibyorezo bigiye bitandukanye, niho harimo imiyaga itandukanye, niho harimo ibintu. Gusa mu gihugu cyacu kuri uyu wa gatatu ushyira uwa kane mu ijoro nibwo hari haguye imvura idasanzwe mu gihugu aho yaje guhitana abantu bageze kuri 55 ndetse igenda isenya n'ibikorwa byinshi remezo bigiye bitandukanye nko gusenya amazu ndetse no kurimbura imihanda ndetse no gutwara imyaka y'abaturage hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dore ko Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema yatangaje ko imvura nyinshi yaguye muri iri joro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira ku wa kane ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu 2020 muri Gicurasi. Iyi mvura rero yaguye mu gihugu hose, dore ko hari uturere tumwe na tumwe twagiye twibasirwa n'iyi mvura idasanzwe harimo Musanze, Ruhango, Nyabihu ndetse na Gakenke, dore ko imvura yagiye isenya ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Iyi mvura yaje gusenya amazu ageze kuri 91, izi nzu zose rwose zirahirima n'abaturage babo bamwe bari barimo uri kumva ko hari benshi bagiye bitaba Imana ariko hari n'abandi bagiye bakomereka, abandi bakorwa mu byabo bitewe n'iyi mvura. Dore ko n'umuhanda Musanze Kigali nawe wari waje kurimburwa n'inkangu se cyangwa wari waje kurimbuka abaturage n'imodoka n'ibyo kongera gutambuka, ariko dore ko Minisiteri ishinzwe ibikorwa remezo yaje guhita ikemura icyo kibazo vuba, dore ko ahazwi nko kuri Buranga uwo muhanda wari wajwe gufungwa n'inkangu aha mu karere ka Gakenke. Gusa Minema yijeje abaturage ko iri buze gukora ubutabazi vuba abaturage uhuye n'ikibazo cyo gukorwa mu byabo n'imvura bari buze gukora ubutabazi vuba kugira ngo baze gukemura iki kibazo cyabo hakiri kare. Minisiteri ishinzwe ubutabazi yakomeje kuvuga ko abaturage babuza babo bari buze gukomeza gufashwa kugira ngo babashe gushyingura babo, ndetse banavuga ko baza abakomeretse cyangwa se abahuye n'ibiza bagakomereka baza bajyanwe kwa muganga mu maguru mashya. Ndetse ikindi bakomeza gusaba abaturage nuko basaba ko abaturage batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga nabo bakwimuka vuba hakiri kare, dore ko iki gihugu cyacu muri no mwaka hakomeje kugwa imvura zigiye zitandukanye kandi zidasanzwe zagiye zihitana ubuzima bw'abantu
bugiye butandukanye kandi ahangaha leta y'u Rwanda irakomeza gusaba n'abaturage batuye mu manegeka gukomeza kwimuka. Murabizi ko mu mezi ashize nko mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri ndetse no mu kwezi kwa gatatu kugeza muri uku kwezi kwa kane hagiye hagwa imvura zidasanzwe kandi zigenda zihitana abaturage ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Gusa iyi mvura yaguye muri dijoro yo yari umwihariko dore ko yagiye iteza imyuzure ahantu hamwe na hamwe, imihanda iracika ndetse n'abantu nk'uko nakomeje kubibabwira bahaburira ubuzima. Rero ndagushimira wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kandi gusaba nawe uko ushaka kwamamaza mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi, ngusaba kugira ngo ukore subscribe, ubashe gukora like ndetse ujye ukora na share, ubashe gukurikirana ibiganiro byacu. Ngewe nari Emi Nyawe, iyo ni Yawe TV, turabakunda, amahoro y'Imana abane namwe. Babaseme mbega hari bari gupfumura kugira ngo barebe ko amazi atayihirika. Ayonye sebeya Vati adwa to ibintu modoka urabona itahezemo. Mama murinde Gala bibaye nijoro. Mwibarizo Sirasi ntabwo atari yagize. Hano ho turacyari mu muhanda hameze neza. Yes.